Yesu ashimwe, ni njyewe Aposo Ukurinkunda, Sister Ukurinkunda. Nagira ngo ijambo ry'uyu munsi turyumve muri Yohani wa mbere, igice cya kabiri, umurongo wa gatatu kugera ku wa gatandatu. Reka nshake ikinyarwanda, mbisome mu kinyarwanda. Icyo tumenyeraho ko tuzi Imana ni uko dukurikiza amategeko yayo. Uvuga ati ndayizi ariko ntakurikize amategeko yayo ni umunyabinyoma kandi nta kuri aba afite. Ariko umuntu ukurikiza ibyo Imana ivuga, koko urukundo rwayo ruba muri we rwuzuye. Ni nacyo cyo tumenyeraho ko turi muri yo. Uvuga ko aguma muri yo agomba kugenza nk'uko Kristo yagenzaga. Haleluya! Ni ijambo ryumvikana ridakeneye kujya mu mwuka bitangaje. Ni ijambo rituhagurukira ritwibutsa ko kuba umukristo ni iki, ko kuba umukristo ntabwo ari amagambo gusa, ahubwo ni n'ibikorwa dukora. Akenshi ushobora gusanga dukunda kuba umukristo kuko Imana itugirira neza, yewe Imana nkorera ibi, yewe nkorera ibi. Ibyo ni ibintu, ni ubuntu bw'Imana dukorera hano ku isi kugira ngo ibibazo bimwe bigende bikemuka. Ariko si cyo kitwereka ko dukijijwe, kuko n'abadakijijwe n'ababi murabizi neza ko Imana ivuga ko imvura uko igwa ku beza no ku babi igwaho, n'izuba rivuye ntabwo ivuga ngo reka mvushe izuba abangaba abandi mbareke nawe ibagwaho. Ndetse ugasanga n'ibintu biba ku bantu batazi Imana n'iki, ukabona Imana irabaretse ngo babibonereho umugisha kuko Imana nuko ikora. Ariko hari ikidutandukanya twebwe twakiriye Yesu Kristo, tuvuga ko dukunda Imana, n'abatayizi. Nubwo ibyo byose tubibona, amen, ndetse hakaba hari n'ibindi tutabona, ariko ntibitubuza gukurikira amategeko y'Imana. Haleluya! Aha rero muri Yohani 1:2 haratwibutsa ko icyo tumenyeraho ko tuzi Imana ni uko dukurikiza amategeko yayo. Ntabwo ari ibitangaza. Akenshi dukunda kwigishwa ko kuko Imana yakuvanye muri ibi ni bivuga ngo Imana iri kumwe nawe. Oya, ushobora rwose ntibivuga ko Imana iri kumwe. Hari abakire bakize bafite amafaranga ameze gute, bari bakennye kera, uyu munsi bakagira amabizinesi, ariko ntibivuga ko Imana mbese ko Imana iri kumwe, ko tuzi Imana. Amen. Ntabwo ikemeza ko bazi Imana, si uko barabakene bagakira, kuko hari abantu benshi tuzi bavuye mu miryango mibi. Iyo mvuze mibi doko ikennye, reka tuvuge gutyo, cyangwa mu miryango mibi badivushije, papa yari umusinzi, mama yagira, ariko ugasanga arakuze, arize, ageze kure, ariko atemera Imana. Ni ukuri ugasanga ntabwo yemera ibintu utazi ibyo ari byo, ariko ukabona avuye mu bukene. Rero bivuga ngo kuva muri ibyo by'ubukene ukagira gute, si cyo kitwemeza ko dukunda Imana. Haleluya! Cyangwa ko tuyizi. Cyane cyane nkunze ijambo ngo ko tuyizi, ko tuba ngo tuzi Imana. No, ikitwemeza ko tuzi Imana ni uko dukurikiza amategeko yayo. Amategeko yayo ni ayahe rero? Ni ijambo ryayo. Icyo Imana itubwira muri situwasiyo yose ubamo, ukareba ukavuga uti ngiye gukurikiza icyo Imana imbwira, mbaya ikiba kibe, genda akurikiza Yesu, ndakurikiza uko Imana itubwira gukurikira muri ino situwasiyo runaka. Wirengagije amarangamutima yawe, wirengagije abantu ibyo bakubwira, wirengagije ndetse n'isi uko ikubwira, ariko ukavuga uti njyewe ndakurikiza Imana. Uwo muntu rero abazi Yesu Kristo. Amen. Ntabwo kumenya Yesu Kristo ari ukubera ko situwasiyo yawe yahindutse, cyangwa uri umukene ukaba umukire, wajya gute. Hoya, biriya ni ibintu Imana iduha kuko idukunda, ndetse ushobora gusanga nk'uko navuze n'abapagani babibona. Amen. Ikindi aravuga ngo uvuga ati ndayizi ariko ntakurikize amategeko yayo ni umunyabimunyoma kandi nta kuri aba afite. Bivuga rero umuntu wese urahangaho uri kunyumva, ukumva ijwi ryayo, nimba uvuga uti uzi Imana ariko ntukurikize ijambo ryayo, ntukurikize ibyo tubwira, umva nushaka utanga impamvu zingana gute, haleluya, umenye ko uri umunyabinyoma kandi ko nta kuri kukubamo. Haleluya! Urabeshya, uri umunyabinyoma, uri indyarya,
umenye ko imbere y'Uwiteka rwose ntabwo ikubaramo nk'abantu bayizi. Ariko umuntu ukurikiza ibyo Imana ivuga, koko urukundo rwayo ruba ruri muri we rwuzuye, ni nacyo tumenyeraho ko turi muri yo. Haleluya. Urumva rero umuntu ukurikiza amategeko y'Imana, ukurikiza ijambo ry'Imana muri situwasiyo yawe runaka, mu bintu ubamo mu buzima bwa buri munsi. Amen. Nimba uri umunyeshuri, Imana ituba gute kwitwara nk'abanyeshuri bakijijwe? Nimba uri umugabo ukijijwe uvuga ko azi Imana, ni gute yitwara mu rugo ibintu bimukubise abigenza abigitwara amata? We mugore nawe bigenda gute? Umwarimu, umuganga, mbese situwasiyo yose y'ubuzima turimo, aho Imana idushyira, twese tugomba kwitwara uko amategeko y'Imana aturanga atubwira. Uwo muntu rero amenye ko n'urukundo rw'Imana ruba rumwuzuyemo, kuko akunda Imana. Ntushobora kuba ngo ukunda Imana utayubaha, utayumvira. Binyibukije umukozi w'Imana w'umubokisa, ngira ngo yarabiretse ubu, yaravuze uti ngiye sinjye numva abantu bakunda Imana ariko batayumvira. Uvuga ngo nkunda Imana ariko sinyumvira, urumva ntabwo bibaho. Yavuze ibintu biri simple mu Cyongereza ariko biri true. I don't understand how you say you love God but yet you believe in God but you don't obey him. Ngo wemera Imana si kuyikunda, ahubwo wemera Imana ariko utayumvira. Kuko umuntu wumvira uramwemerera, umuntu wemera uramwumvira. Yego, umuntu wemera uramwumvira ubundi. Ariko noneho urabona gute tuvuga ngo tuzi iyo Mana, turayizi, turayemera ariko ntituyumvire? Ntabwo bishoboka. Wumva rero aba ari ikinyoma muri twe, nta n'ukuri ko ufite muri we rwose. Rero kugira ngo bamenye ko dukunda iyo Mana nako tuyumvira, tuyizi, tuyikurikiza, nuko tumenya gukurikiza ijambo ryayo. Ikindi kandi bivuga ko urukundo rw'Imana rwaramaze kutwuzuramo, kuko uyikunda nawe ngo iragira gute? Iragukunda. Uvuga ko aguma muri yo agomba kugenza nk'uko Kristo yagenzaga. Haleluya. Iki ni ijambo ryoroshye kuryumva ariko rinakomeye cyane. Uvuga ko aguma muri yo agomba kugenza uko Yesu Kristo yagenzaga. Umuntu uvuga ko ari mu Mana, haleluya, ari kumwe nayo, itegeko niri ni uko agomba kugenda nk'uko Yesu Kristo yagendaga. Kandi si no kugenda, ndetse kugenzaga, kugenza nk'uko Kristo yagenzaga. Bivuga ngo muri situwasiyo zose uko Kristo yitwaye, natwe niko tugomba kwitwara. Haleluya. Ntacyo turusha Yesu, ndetse arakiturusha gikomeye. None rero ni gute dushobora kutagenda nkawe tukumva yuko Data wera azabyakira? No. Rero ni ijambo rikomeye. Ushobora kuba uri n'umukene warasenze Imana ntigusubiza, ariko tuvugisha ukuri ukaba uri gukurikiza ijambo ry'Imana, urahiriwe imbere y'Imana kuruta wa wundi uvuga ngo yarasubijwe ariko adakurikiza Imana. Uwo muntu ni ikinyoma kigenda, nta n'ukuri ku murimo. Haleluya. Nta kuri ku murimo. Uri wa munsi nyambwira abantu tuzatungurwa cyane, kuko twebwe dufite ukuntu twahinduye ijambo ry'Imana, turiha agaciro mu bintu, turiha agaciro yuko ibintu byahindutse, bimeze gutya. Imana nizi, ariko Imana ni nziza mu bihe byose no muri situwasiyo zose. Njyewe nzi Imana yemeye Yobu ngo aterwe abe iki, nyuma Imana ikamuha ikamubigira gutera, ikamuhemba. Nkaba nzi Imana igira neza ikagira gutya, ikaguha ubuntu, bamwe ikabakiza abandi ntibakize. Imana ifite uko ikora ibintu, ariko ujye umenya ngo Imana igira kote zose. Amen. Rero ntabwo ari uko wasenze Imana ikagusubiza byemeza ko uwo Imana ikuzi kurusha abandi. No. Hari n'uwitarasubiza kandi imukunda pe, ahubwo inamuzi, reka tuvuge gutyo. Amen. Ariko ikanga kumusubiza kubera ifite gahunda z'ubuzima bwe bitandukanye n'ubwawe. Haleluya. Nkuko mubizi, nyankunda kuvuga Stefane cyane, kuko yapfuye ari muto bamutera amabuye, kandi Imana ibizi, apfa ari gusigiza, ariko gushima Uwiteka rwose. Ariko hakaba Paul, hakaba reka tureke Paul, ahubwo hakaba Yohani wapfuye ashaje. Amen. Ari muri prison ya Patmos, ariko bose Imana yarabakundaga. Kandi yaba uriya wapfuye mbere
yaba uwapfuye ashaje neza, bose nta n'umwe wavumye Imana avuge ngo Imana yaranyibagiwe. Oya, ahubwo icyabashimishaga nuko bazi Imana, akari cyo bagenderaho, akari ubutunzi bwabo n'amahoro yabo. Haleluya. Rero dushishikarire gukora ibyo Imana ishaka, kuba abakristo b'ukuri, kuruta gushaka ibintu biva ku Mana tukumva ko ubibonye bivuga ko Imana iri kumwe nawe. Oya rwose, oya, aho ntituzahibeshye rwose. Amen. Rero dufunguke amaso, dufungure amaso, turebe tutesike kweri njyewe iyo mvuga ngo nzi Imana nkurikiza ibyo ivuga mu buzima bwanjye. Wibaza uti ko mvuga ngo ndayizi ariko nkurikiza ibyo imbwira? Wasanga kweri utabikurikiza umenya ko uri umunyabinyoma kandi nta kuri ugendana kabisa. Amen. Haleluya. Kuko kandi nta rukundo rw'Imana rukurimo, kuko hano navuze ko urukundo rw'Imana ni urukurikiza iby'Imana, nta bindi. Ikindi rero, iyo uhora uvuga ngo uyirebure butuse ko mvuga ngo Yesu andimo nanjye nguma muri we, ese kweri ngenzi uko Yesu yagenzaga muri situwasiyo z'ubuzima? Yesu yabaye ku isi, muzi ukuntu yitwaye, we ntiyagendaga ku bw'isi ivuga, abantu ndetse bamwe ntibanamwemeraga bakamutuka akabihorera, ariko yashimishaga Data wo mu ijuru. Icyo cyari ngombwa. Haleluya. Rero natwe ariyo ntego yacu, ariyo ntego yawe, ndetse nabo ubwirize, nabo ugenda ubwiriza hirya no hino, ariyo ntego utanga. Haleluya. Kuko niho gakiza kari, kandi ubuzima bwacu mbabwije ukuri nitutareba neza, haleluya, ijuru dushobora kuribura kubera kuyoba, no kuyoba muri iyi si, tukayoba no mu ijambo ry'Imana, ugasanga turi kwigishwa ibinyoma. Haleluya. Kandi ukuri kuri imbere yacu. Haleluya. Yesu abaha umugisha rero. Imana ibaha umugisha. Yari Apostle Ukuri Nkunda. Phone number yanjye ni 1-613-265-361-5. Dufite ministeri yitwa Ukuri Nkunda International Ministry. Abifuza kwifatanya natwe kuri WhatsApp muri zino nyigisho zitambuka buri munsi, ndetse dufite n'amasengesho, hari n'ibyicaro dufite hirya no hino. Ufite ikibazo yatwandikira tukamusubiza bitewe n'ikibazo yadusabye. Murakoze. Imana ibahe umugisha. Shalom. Shalom.